Ndarora Nyamuntu amurika amusetsa buri kiremwa cyagiriwe ubuntu kisetsa hirya no hino ibitwenge ari byose baseka batisigarije ariko amahitamo ahita ahutazanya muri njye. Mu maso hanjye nta buryohe bugaragaramo, nta kamwenyu wagira ngo ni kaburimbo ntumenya kuyigeza amakoro n'igitaka. Ubwoba burushaho kwaguka muri njye sinkiseka ahubwo amarira yabaye nk'umugezi utemba. Nkomeza nibaza nti ese kubera iki? Numvise ko tubaho kandi ngo tukazapfa, mu kubaho kwacu tukaba dufite amahitamo ariko mu gupfa kwacu ntitugire n'integuza. Ese mwansobanurira kubera iki? Ngo mu kubaho kwacu no mu gupfa kwacu biba amahitamo yacu bitewe natwe ubwacu. Ndakebuka nkareba iy'ijuru niyo dutsikamiye ari nako ndaguza ubwonko nibaza nti nibyo? Nibyo? Ese niba ari amahitamo yacu ko tubayeho kuki ibyo mpitamo bitampitamo bikampitaho? Kubera iki? Ubu buzima burushaho kunyonka amashereka yarakamye bushaka kumpandura amavunja ntafite. Ubuzima butuma nifuza kureka mu mpeshyi, buntondagiza inda nyamara ntarabura. Mu gihe abandi basusurutswa nifuza gusanganirwa n'amahitamo yanjye, nkifuza gusangiza benshi ku by'ubu buzima bumeze nk'umubare mu isaha. Nkifuza gusegura inzozi zanjye n'ubundi we ngo nkunde ndebe ko nazigera impamo. Amahitamo. Erega nta mugabo ujya ku bise nk'uko meme itakora gusumba musumba bose. Ariko nyamara ngo usoroma ibimusumba yihanganiye umutokoza. Ese nemere narura akarura kanduhije akarurwa kanjye karibwe n'abandi batakaruhiye ngo nuko ari bene mutware? Aho nabashije kugeza imitwe y'intoki zanjye nagerageje amahirwe pe. Gusa ngo amahirwe ateye inzara benshi nanjye ntisize, nyamara Munyakazi yari agihanyanyaza. Sinzi niba guhinduka azahindukira akabihindura agakebura amahirwe agahaza Munyakazi. Ibyo nanjye ntazi. Mugenzi ndagenda ntugire ngo ndarangara, ngenda nsitaza amanebye y'igitsi byo nako ni ibyacyo ntibindeba. Rimwe nsitazwa n'ibitagakwiye bikampa uburibwe burura kurusha kapusine. Nagerageza guhindukira nkibuka mu karoti nti nanone aho kuba umunyu reka mba agasukari basi. Ibisitaza binkurura ari byinshi binyunamisha ariko nkanga nkarushaho kwema. Amahitamo, amahirwe, impinduka. Ugomba kugira amahitamo yo gufata amahirwe cyangwa se ubuzima bwawe ntibuzigere buhinduka. Byose byihishe mu mahitamo ugira buri uko izuba rirashe. Ugomba ugira amahitamo meza kugira ngo uzabone impinduka nziza buri uko izuba rirenze. Amahitamo yawe amahirwe yo kutarekura. Uko ukomeza guhinga utera utitaye ku itutu ufite, ibuye ryagaragara ntirizaba rikisha isuka, kuko umuryango uzaba wuguruye uzakwaguruka kwegereza mu mbere bitatinda ngo ugere n'aho wifuza kugera. Amahitamo meza ni impinduka nziza.